gukurikira inyigisho ze zabaye cyangwa ziri kuba live, yaje abantu bashimira Imana, abantu bakize bagize gute, bibona muri wa murongo leta nyine irimo wo gukora ibintu biri kuri gahunda, iri kurwanya ibintu by'ubutubuzi byadutse. Ntabwo ngiye kuvuga ko ari umutubuzi, ariko byose nyine uragikemanga iyo ushaka kugira icyo ugeraho. Ushaka kurwanya biyongeye mu rwego rw'ubukerarugendo, ahantu hagizwe mpuzamahanga, ntabwo ari ahantu lokale. Haraza abantu baturutse imihanda yose, ni nk'uko bazi Kibeho, amadovize aba yinjiye, ubucuruzi buba bwagenze neza, amacumbi, ibyo kurya, imodoka ziba zinjize zose. Uzagera Nyabugogo ku munsi wo kujya mu Ruhango uzareba. Nigeze njyayo rimwe, narabibonye. Babaza uti ikaze nshuti bakunzi ba Ejo Heza Show, nk'uko tumaze kubimenyera kandi tumaze kubigira umuco yuko kuri Ejo Heza Show tubatumirira cyangwa tubakorera ikiganiro gisesengura cyangwa kikagira byinshi mu buzima bwa Gikristo cyangwa mu buzima busanzwe tugenda tubagezaho. Uyu mwanya kuri uyu munsi dufite n'ubundi byinshi twabateguriye, ariko mbere ya byose ndabasuhuje aho muri mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ndasuhuza abantu bari muri Amerika, muri Canada, Australia, abo bantu abari i Burayi hose ndabasuhuje cyane. Mwebwe mwamaze kunyereka ko mudukunda kandi mutazahwema kudukurikira. Kuri uyu munsi rero nk'uko mubibona, twabateguriye ikiganiro cyiza turi buze kubagezaho, ndetse n'umutumirwa turi bubereke mu kanya. Ariko mbere ya byose nyine nk'uko tumaze kubasuhuza, reka twihanganishe abababaye, abarwayi ubu ngubu bari ku misego yabo, bari budukurikire bari mu buriri aho barwariye. Imana irabazi, ntabwo yabibagiwe, kandi uyu munsi hashobora kuba hatameze neza, ariko ejo hakaba heza. Rero nk'uko tumaze kubibabwira cyangwa uko tumaze kubimenyera, reka dusabe umutumirwa wacu tumuhe ikaze, ubundi abibwire, mumumenye. Abenshi wenda musanzwe mumuzi, cyangwa se ushobora kuba rusanzwe uzi izina ariko utazi isura yiwe. Muri uyu mwanya nicyo gihe cyo kubibwira kugira ngo tuganire cyangwa tubane. Uyu mwanya turi bufate tuziranye. Umutumirwa ikaze. Akoze Joseph. Komera cyane. Yego. Ahangaha ni kuri Ejo Heza Show. Dufite abakunzi bacu benshi bari bategereje kureba umutumirwa twatumiye uyu munsi, none nkaba ngira ngo mbahe umwanya kugira ngo mubashe kwibwira abadukurikiye ndetse n'abandi bazareba iki kiganiro turi bugirane. Akoze, mbanje gusuhuza nanjye Ejo Heza TV. Njye nitwa Yves Leonce Abayisenga. Leonce Abayisenga. Yves Leonce Abayisenga. Iri zina murarizi cyane, icyo nzi cyo. Yego, benshi basanzwe barizi cyane, ndetse bakurikiye Pacis TV mu gihe ari gitangira, mu bihe cyane bya COVID-19, bagiye bambona mu gihe cya za misa Radio Mariya Rwanda. Umunyamakuru nkaba n'umwarimu. Akoze. Uyu munsi twicaranye n'inararibonye, umunyamakuru kandi w'umurezi. Bivuga ngo Yves Leonce, vraiment nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri uyu munsi, turi imbere ya kamera ya Ejo Heza Show, noneho tutakureba kuri kamera za Pacis TV nk'uko bivuze, guhera cyagiye nyine icyorezo cya COVID cyari kitumereye nabi. Yves Leonce Abayisenga, umunyamakuru, wabaye umunyamakuru kuri Radio Mariya Rwanda. Sinzi niba uyu munsi ukiri we. Uyu munsi ndacyari umunyamakuru, ariko si nkiri kuri Radio Mariya Rwanda. Okay, ni nayo mpamvu uyu mwanya twicaranye ahangaha. Abadukurikiye babyumve neza, Yves Leonce afite experience zihagije mu buzima kundusha, cyane cyane imbere ya kamera ndetse no kuri mikoro muri rusange.
nubwo uyu munsi nitije kuba namubaza cyangwa se twagirana nawe ikiganiro. wabaye umunyamakuru. Yego, ni ukugira ngo uze kudufasha gusesengura neza cyangwa se kugira icyo wabwira abandi, si by'umwihariko ku byo turi kugenda tubona bigenda bibaho kuri iyi si dutuye. Kimwe mu bintu wenda nagusaba kugira ngo tugire icyo tukivugaho, udufashe kugira icyo usesengura. Hari abantu bafite imyumvire kugeza ubu ngubu yo kwibaza ngo ejo bundi twagize gutya tubona Papa Francis turamubuze aragenda, ariko nyine isi niko iteye, nta muntu uzabaho nk'umusozi, ariko Papa nyir'ubutungane umuhango wo kumuherekeza warawubonye, natwe hano iwacu i Remera warabibonye ko habaye igitambo cya misa cyo kumuherekeza no kumusabira. Nyuma hakurikiyeho gahunda yo gutora cyangwa ishyirwaho rya Papa mushya, umusimbura wa Papa Francisco wa mbere cyangwa se Papa Francisco muri rusange. None Papa Leo wa 14 ubu ngubu washyizweho nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba ari umupapa wa 267 kugeza ubu niba ntibeshye, akaba ari papa wa mbere uvutse ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru, kuko Papa Francisco yari uwo muri Amerika Latine, Rubizi yari uwo muri Argentine. None ubu ngubu tukaba tugiye kuyoborwa mu rwego rwa Kiliziya na Papa uturuka muri Amerika y'Amajyaruguru. Nubwo amateka ye tuyasoma nawe tugasanga afite ababyeyi bafite inkomoko zitandukanye, ariko nyirizina akaba yitwa umunyamerika. Kugeza ubu ngubu amateka ya Amerika urayazi, ntabwo nyakwigisha. Perezida Trump ibyo agenda avuga, bigenda bihinduka byinshi cyane, tuzagenda tugarukaho wenda mu busesenguzi butaha, ariko mbabarira ufashe abadukurikiye kumenya guhuza imiyoborere ya Kiliziya Gatolika tugiye kuyoborwamo n'umunyamerika, ndetse ubihuze n'ubutegetsi bwa Amerika nk'igihugu, nk'umugabane cyangwa se nka leta ikubiyemo, nk'igihugu gikubiyemo amaleta 50 nangahe, tufata nk'igice kiri jeya ku isi kitavugirwamo. Dufashe kubihuza, ese ntacyo bizabangamira ku mibereho y'abakristu bijyanye na byinshi bigenda bivugwa bitari byiza ku gihugu cya Amerika? Mbere na mbere twavuga ko abantu buriya basa nk'abatunguwe ukurikije imitekerereze, ibyo wagendaga ubona byandikwa, ibitekerezo by'abantu. Papa wajyaho ni Papa umeze ute, waturutse he? Hari abavuga ko yazava mu bihugu by'Uburayi, abandi bakavuga batese kuki atava muri Afurika akaba umwirabura ubaye Papa. Hari n'abavuze mbere ngo nta wundi mupapa uzabaho, ngo Kiliziya Gatolika irangiriye aho ngaho. Ni imyumvire nyine y'abantu itandukanye, aba mu madini abamo ngo ubuhanuzi bwinshi, bati imperuka irageze. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho, buri mupapa uko agiye kujyaho haba hari byinshi byavuzwe, usanga bimwe birimo n'iterabwoba, tukaza gusanga nyine byari iterabwoba ku muntu ujijutse utagenderaho. Rero kuba haragiyeho Papa w'umunyamerika, nge ku bwanjye mbona niyo wavuga ko Trump yabigizemo uruhare birashoboka, kuko nyine byose politike nta hantu itaba, buriya ni Vatican nyine politike irahaba, naho birashoboka ko yajyaho hari uruhare Amerika ibigizemo. Ariko mbona ntacyo bizahungabanyaho Kiliziya, cyane ko uriya mupapa Leo wa 14 afite imyumvire imwe ya Papa Francis asimbuye, ko twagiye tubyumva. Kandi Papa Francis yari umuntu nyine ushaka kubanisha umunyamahoro, ushaka kubanisha ibihugu, ushaka kubanisha bonye uko yagiye kubonana n'abasilamu, bonye uko yakira abantu bose
utarobanuye, kandi buriya niyo wayobora ukoresheje ushyigikiwe na Trump, ni ukuvuga ufite imyumvire nk'iya Trump buriya nta myumvire mibi afite kuri kiliziya, ahubwo ibyo akora ni ibishyigikiye inyigisho za kiliziya. Niwe uvuga ati hagomba kubaho ibitsina bibiri, hagomba kubaho umugore n'umugabo, nta mugore ugomba gushakana n'undi mugore, nta mugabo ugomba gushakana n'undi mugabo, kandi izo ni inyigisho za kiliziya nyine n'umwimerere w'Imana. Papa rero Leo wa 14 akurikije izo nyigisho, ndikumva yaba ari kurushaho gutsindagira amahame ya kiliziya, gushimangira amahame ya kiliziya, icyo kiliziya rero igakomeza umurongo wayo idatanye. Igihe haramutse ahubwo hari izindi influence zitari ivuye hariya arizo mbi kurushaho, cyane cyane influence z'abademokrate, ubona ko nyine bo imyemerere yabo cyangwa se politike yabo ihabanye n'umurongo w'Imana, niko navuga. Rero nge Papa Leo wa 14 azakomeza intego za kiliziya n'amahame ya kiliziya, igakomeza ku murongo waje. Ive abayisenga Leonce, mu by'ukuri ubusesenguzi duhaye n'uburyo bihuje ni byiza cyane, kandi ntekereze ko abantu bari bugende basobanukirwa, kandi n'abari bafite izo mpungenge wenda ibitangazamakuru byinshi biraza bigakereya amatopike kugira ngo wenda bikore cyane, je ne sais pas sibyo nibigezweho by'imbuga nkoranyambaga nyine binagaburira abantu, buri wese ashaka ikintu abantu benshi bazareba bakumva bagishishikariye kugira ngo yinjize. Niyo waba ubeshya abantu, niyo waba uvuga ibyo wishakiye bitari byo, upfa kubona wowe wabonye ibyo bita views gusa kugira ngo abantu bakurebe. Ive Leonce abayisenga, twebwe tuzagerageza guhereza abantu kuri, sibyo tuzagerageza guhereza abantu kuri ibyo tudasobanukiwe, dutumire ababizi kuturusha badufashe kubisesengura, kandi ntekereza ko tuzabifatanyamo bikagenda neza. Ukomeje ku buzima bwa Papa uyu nguyu Leo wa 14, nibyo koko Papa nkurikije uburyo nasomye amateka ye, buriya urabizi yabaye cyane mu gihugu cya Peru. Peru ni muri Amerika Latine, kandi mu gihugu gikennye, bivuga ngo nawe esprit yo kwita ku bakene ayifitemo neza cyane. Ako kantu ntekereza ko kazatuma mu by'ukuri ugushidikanya kuri Papa dufite kutazabaho, zatuma nita nyine ku bihugu bikennye nk'ibyo muri Afurika, muri Aziya, kuko ubukene arabuzi, yabaye mu gihugu burimo. Ikindi nabashije kubona ni uko Papa Leo wa 14 aracyari jene. Nararebye ndeba igihe yavukiye, mbona abantu afite imyaka 70. Imyaka 70 abakiri mutoya ugereranyije na Papa uyu nguyu Francis witabye Imana ku mwanya yari amaze imyaka 13, si 13 niba ntibeshye. Okay, noneho akaba yaratabarutse afite imyaka 86 ngaho. Bivuga ngo Papa Leo wa 16 ni umwe mu bapapa twitezeho kuzakora ingendo nyinshi n'ubundi zibanisha abantu mu buryo buri diplomatique hagati y'igihugu n'ikindi, cyane ko Vatican nyine nk'umurwa bayoboye ufatwa nawo nka leta yigenga. Iyo relation rero n'ibindi bihugu tumwizeyeho ko bidatinze rwose n'iwacu mu Rwanda azahagera. Aracyafite imbaraga, ntago azarinda asaza atahageze rwose. Wenda twebwe tuzabisengera kugira ngo bizabe, ariko twizeye ko byose bizakunda, cyane ko dufite Kardinale wacu ushobora nawe ugaragara hariya cyane. Ntekereza ko igitekerezo cyo kuba Papa Leo wa 16 yazasura u Rwanda nawe atabura kubishyiramo imbaraga kugira ngo bibeho. N'igihugu cyacu ubushake bwa politike gifite nabyo byamukurura, kuko igihugu kiriho kiyubaka, gitera imbere, kiramo abantu bumwe n'ubwiyunge, gishyigikiye amadini na kiliziya muri rusange, nabyo byatuma aza gusura icyo gihugu. Turabyiteguye cyane ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urabizi ko
mu myaka ishize yabashije gukora urugendo rujya i Roma, Vatican, amafoto twarayabonye, video twarazibonye, bivuga ngo tugomba no kwishimira ko dufite umukuru w'igihugu nawe utibagirwa ko intama ze cyangwa abayoboye agomba kugera kubahagarariye mu buryo bwo kwemera kugira ngo bagirane ibiganiro byinshi. Twizeye ko rero ubwo bufatanye buzatuma umuntu nk'uriya ubukomeye yazasura n'u Rwanda cyane rwose. Bivuze ntabwo nibeshye. Ntabwo waba wibeshye kuko ni igihugu, u Rwanda ni igihugu urebye muri Afurika aho rumaze kugera, ni igihugu cyaba icyitegererezo mu bindi bihugu, ku buryo uramutse unyuze ku Rwanda wagira ibyo ukorera ibindi bihugu muri rusange mu buryo bwa politike, mu buryo bw'iyobokamana. Byatuma ufatanyije n'u Rwanda hari byinshi byakorwa byiza bifite akamaro ibindi bihugu. Ari inzira nziza yatuma aza mu Rwanda ngo agirane umubano n'u Rwanda nyine wihariye, hanyuma rumufashe narwo kugera ku garura amahoro mu karere, muri Afurika handi. U Rwanda kandi rufite ubushobozi. Yves, urakoze cyane. Ndumva Papa Leo wa 16 twebwe icyo dushoboye ni ukumusabira kugira ngo akomeze ayobore ubushyo yaragijwe, abuyobore mu nzira igana Imana. Icyo cyonyine twebwe twavuga, naho ibindi nta kindi twarenzaho. Ndumva keretse nk'abakristo gatolika nyine ni ukumusabira, hanyuma tukamuyoboka, tugakurikira inzira atwereka igana mu ijuru. Ibyo biva ahandi muri izo media dahuye n'ibyo dutekereza cyangwa n'ibyo n'umurongo turimo tukabyirengagiza, kuko akenshi twagiye tunabona ko aba ari ibinyoma ibyinshi. Yves abayisenga, reka tujye ku yindi topic nayo nifuje ko twavugaho. Ejo bundi haba hasohotse itangazo rikoma abantu mu nkokora benshi, bamwe na bamwe bagiye mbona mu byumviro. Tubona hariya mu kibaya cya Ruhango, ahazwi nko mu kibaya cyo kwa Yezu Nyirimpuhwe, mbere cy'ukwezi, ndetse noneho bikaba akarusho ku munsi w'impuhwe z'Imana wabaye mu minsi yatambutse. Ejo bundi tubona itangazo ry'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyangwa se RGB ruhagarika by'agateganyo gusengera hariya. Wowe ririya tangazo ukiribona, cyane ko tubizi ko nyine Ruhango iba yariteguye, tekereza ko bijyanye n'igihe gishize bahasengera, hari amabwiriza y'inzego za leta bagenderagaho. Ese hari icyaba cyarapfuye cyangwa hari ikitarakozwe neza ku buryo bashobora kuba barasubiye inyuma bakabona ko bigomba nabyo kunozwa, kandi uburyo binozwamo bakabanza kuba bahagaritse imikorere cyangwa imigenderanire y'abantu bahagendaga? Urabyumva gute Yves? Yewe iyo mbibonye mbona ko ari ya nzira nyine leta irimo yo kugira ngo abantu bagendere ku mabwiriza, basengera ahantu hatunganye, bakorera ahantu hatunganye hasa neza. Nk'uko bizi nyine guhera mu minsi yashize insengero nyinshi zirafunze, uriya muri kiliziya niyo ifite nkeya zifunze, andi madini yo ntiwabara nyinshi cyane y'abantu basigaye bajya gusengera ahantu kure. Bamwe batanagisenga, amadini atari afite amazina nk'amacacezi amwe yaribagiranye nta kibaho. Rero kugira ngo abantu bagende nyine bubahiriza amabwiriza agenwa, kandi ni ku neza ya rubanda, ni ku neza yabo baturage. Bya Ruhango rero ntago nigeze mbona mbere ibaruwa igira ibyo basaba, kuko batigeze bafunga mbere. Wenda barabandikiye sinamenya, ntago nzi ibyo bari babasabye, wenda nabo barabikoze cyangwa se ntibabikora. Twabonye gusa ibaruwa ihahagarika. Ntituzi ibyari byarasabwe, ntituzi ibyagomba kuzakorwa, ntituzi aho byari bigeze. Bifata gutyo gusa. Bona sinzi niba hari ibaruwa yasohotse, wenda bakaba
batarayigaragaje ngo tuyibone mbere y'uko bajya gufungira abantu, barabanza bakagira ibyo babasaba, bakababwira bati ibi n'ibi ntabwo bitunganye. Ese ko haza abantu benshi cyane nabagabanyije? Bishobora ko abantu babagabanya, bakavuga bati none tugiye kugira 2 mu kwezi cyangwa 3 mu kwezi kugira ngo abantu bamwe bazi iki gihe n'iki abandi iki gihe n'iki, bakabagabanya. cyangwa se igice runaka kizaza icyumweru cya mbere cy'ukwa kangahe, umujyi wa Kigali muzaze igihe kiniki, cyane ko buriya njyewe ubushize wenda nguciye mu ijambo ho gato, Ruhango buriya nyifata nk'icyanya cy'ubukerarugendo bishingiye ku iyobokamana. Sinzi niba mbivuze gutyo naba nibeshye. Bivuga ngo kuko mu bantu bahakirirwa hari abaturuka hanze y'ibihugu, kandi ntekereza ko iyo baturutse mu bihugu byo hanze icyo gihe mu Rwanda hari icyo twungukamo cyinshi cyane, amadovize, abantu batuye barunguka byose. Rero ubwo uvuze neza ati itangazo rigira icyo ribasaba mbere ntaryo twigeze tubona, ariko wenda nonaha irigire ibyo bakosora cyangwa se riba ribahagaritse ryarasohotse twararibonye. None buriya nkawe uvuze neza turi umukristo gatolika, wisize mu mwanya w'abakristo bahoraga baba biteguye buri kwezi kujya gusengera hariya, bumva ko bagiyeyo babohoka imitima, bagize mbese bameze neza, ntabwo hashobora kubaho ikintu kitari cyiza kuri bo, bakaba bagaragaza kubangamirwa kuri hejuru mu gihe bahagarikiwe aho bishimiraga? Birumvikana cyane barabangamiwe, kuko hari umukristo uvuga ati sinshobora kumara ukwezi ntagiye mu ruhango kubera kwemera kwe, afite ibyahungukira, arabangamiwe byanze bikunze. Kandi yajyagayo ntibigire icyo bimutwara kuba hari abantu benshi, kuba imvura yagwa akanyagirwa, kuba izuba ryava rikamwica, ntacyo byari bimutwaye. We yarebaga inyungu akuramo z'ukwemera nyine na roho. Birumvikane rero arabangamiwe, buri wese arabangamiwe. Hari abakristo bajyagayo, hari abashinzwe Ruhango yo, abapadiri baba ari na kiliziya muri rusange, kuko urumva ubuzima bwa roho baba bubuze ikintu cy'ingenzi. Muri rusange abantu barabangamiwe, niko navuga. Abantu barabangamiwe, ariko nubwo babangamirwa, leta itwifuriza icyiza. Buriya uko byagenda kose, kugira ngo RGB nk'urwego rwa leta rw'imiyoborere rusohora itangazo nka ririya, ni uko baba babanje gukora ubushishozi, bakabona ko hari ibitari kugenda neza ku mibereho myiza y'umuntu, cyangwa se kuba umuntu atabangamirwa. Icyo twasaba abashinzwe gukurikirana ibibera mu kibaya cya Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, ni uko bakosora ibitagenda neza kugira ngo igikorwa cyo gusengerayo gikomeze, mbese ntibigire umukristo wabo cyangwa se umukristo w'igihugu cyangwa se umukristo runaka, cyane ko nabonye hasengera n'abandi banyamadini bose. Njya numva ko n'abasilamu bahaza, badeperi, numva atari nabo gusa bagomba kuba bishinzwe, na leta ikwiye kubafasha. RGB, RDB nayo ikayibigiramo uruhare, kuko bavugaga ko hagenewe kwakira abantu 80,000, ariko uriya munsi bahagaritse bavuze ko hari hahajijwe abakristu 200,000. Niba ari 200,000 rero urumva bikubye inshuro hafi zenda kugera kuri enye abari bateganyirijwe. Ariko nubwo nyine biteye impagarara kuko ni abantu benshi, ariko nanone ni ikintu cyiza kuko biyongeye mu rwego rw'ubukerarugendo. Ahantu hagizwe mpuzamahanga, ntabwo ari ahantu lokale, haraza abantu baturutse imihanda yose. Ni nk'uko bazi Kibeho, amadovize aba yinjiye, ubucuruzi buba bwagenze neza, amacumbi, ibyo kurya, imodoka ziba zinjize zose. Uzagera Nyabugogo ku munsi wo kujya mu Ruhango uzareba. Nigeze njyayo rimwe, narabibonye. Babaza uti nutasenga utazi iby'Imana, akubwira ati habaye isengesho mu Ruhango, kaba kabaye. Birumvikana rero ko Ruhango ifitiye igihugu akamaro, ntabwo ari kiliziya gusa, n'igihugu muri rusange. Leta igomba kubifatanyamo na kiliziya
kugira ngo bigende uburyo babinoza, niba bazahubaka stade nini cyane, niba bazakora iki ntabwo mbizi uburyo bazabikora, ariko bakabinoza kimwe, ndetse n'ahandi hari ubukerarugendo nyobokamana za Kibeho, za Kongo Nili n'ahandi henshi, bakagenda babinoza ku buryo ayo madovize nyine yinjira. Ubukungu bw'igihugu cyacu bushingiye ku bukerarugendo na serivisi, nibyo rero bigomba kwitabwaho kugira ngo naho ngaho aho gusigara inyuma, kandi nanone abakristu nabo babigiremo, babonemo inyungu zabo za roho. Ubivuze neza. Wenda icyo numbashe gutoramo, ntabwo RGB kwihutira kuhafunga ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo igisubizo ni ugufatanya na Kiliziya Gatolika kugira ngo imigenderanire ibera hariya ihabwe uburyo bwiza bwo kugira ngo abahagiye baba bafite umutekano, yaba umutekano mu by'umubiri, yaba umutekano muri serivisi zose, ibyo babasaba, na leta nayo igiremo uruhare, kuko ntekereza ko umukristo mwiza niwe muturage mwiza. Kandi ikindi kubahagarika ntabwo ari byo bisobanura ko icyo gihe ntabwo ari uguhangana, ntibibe kumera nk'aho ari uguhangana hagati ya Kiliziya na leta. Sange wenda Kiliziya nayo isohoye itangazo rivuga bati oya, ntihabeho guhangana, ahubwo kubera ko ntekereza Kiliziya ni umuryango mugari ushingiye ku myemerere, ariko leta nayo ikaba urwego rureberera abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Rero navuga ngo icyo twizeye ni uko bidatinze wenda leta mu bushishozi bwayo izagira icyo ikora kugira ngo ibitameze neza bikosoke, bafatanyije na Kiliziya bantu. Ahubwo twakishimira ko abantu nyine bahaba bakiyongera cyane ko igihugu cyacu ubukungu bwacyo wenda ntabwo nabikoreye ubusesenguzi cyane, ariko wenda umuntu azabukora bushingiye ku bukerarugendo. Ndizera buri gutezwa imbere cyane, kuko twinjiza nyine amafaranga menshi kurusha ibindi, kurusha amabuye y'agaciro dufite ariko adahagije, kurusha ubuhinzi dufite ariko budahagije, n'ubwo bukerarugendo rero muri iki gihe nabwo buratwinjiriza cyane, usubiza inyuma, ubwo tugomba kubungabunga. Yabyumva neza cyane kandi tubivuzeho bihagije, wenda tuzanabigarukaho. Niba igihugu kugeza ubu gihamagarira amahanga gusura u Rwanda, gusura ibirunga, gusura ibikorwa nyaburanga dufite, ibiyaga n'ibiki, natwe tukaba dufite ndetse nk'igihugu dufite amahirwe y'uko Kiliziya y'u Rwanda nayo ishishikariza amahanga gusura ibyanya nka biriya bya Ruhango, Kibeho, nk'ahantu habereye amabonekerwa muri 81 ndetse na 87 je pense. Ibyo ngibyo kandi amahanga akaba yaramaze kubona koko ko u Rwanda rugomba kugendererwa. Urabona mu by'ukuri ngenda ndashima cyane, ndashima igihugu ko cyatekereje guhita gishyira umuhanda wa kaburimbo hariya muri uriya muhanda ujya Kibeho. Urabyibuka kera nigeze kujyayo hasa nabi, ivumbi ari ribi, ariko buriya ni umunyamahanga abasha kuza bikagenda kuriya, ubutaha arigarura. Akandi kantu keza nakubwira kajyanye wenda na Kibeho, naguha urugero, Korali Reviva urayizi, ikorera ubutumwa Regina Pacis Remera, igifite korali bafitanye ubumwe yo mu gihugu cya Tanzania. Muri 2018 niba nibeshye 2019 hagati aho ngaho, ndabyibuka, iyo korali yo muri Tanzania yaje mu mujyi wa Dodoma, yaje gusura u Rwanda, yaje gusura Korali Reviva hano i Remera. Hamwe mu hantu iyo korali yifuje babatembereza ni Kibeho. Icyo gihe ndashimira cyane polisi y'igihugu cyacu ko bafashije abo bavandimwe bari baje gusura Korali Reviva baturutse mu gihugu cya Tanzania kuva ku Rusumo kugera Regina Pacis babaherekeje, ndetse bava Regina Pacis bajya Kibeho, imodoka ya polisi irabaherekeza. Icyo gihe ndibuka hari kwasiteri zigera mu 8, harimo iz'abaririmbyi ba 11 ndetse na zingahe z'abaririmbyi baturutse muri Tanzania.
ibyo byarabaye, urumva ni ubukerarugendo. Nyuma yaho nabwo ndibuka ejo bundi ndetse mu mpera z'umwaka ushize, bamwe n'ubundi muri delegation y'abantu bagera muri 40, kuko ndabakurikirana cyane, bakoze urugendo n'ubundi bava muri Tanzania, noneho bo bizanye baza gusura Kibeho. Urumva iyo baje gutyo aho barara barahishyura, ibyo bariye barabyishyura. Hari byinshi igihugu cyunguka, hari umukristo cyangwa umuturage ufite igikorwa runaka bari bukenere abyungukiramo. Navuga ngo rero hari ahantu ni ahantu kiliziya igomba kubungabunga, ndetse leta igaragaza akaboko kayo muri byo kugira ngo ibyo bikorwa bigende neza, cyane ko ntekereza ko RDB nk'ikigo cy'igihugu cy'iterambere nacyo kitabitera umugongo. Igize Imana ifite kiliziya yifasha mu bindi bihugu, ahubwo leta nifasha kiliziya. Ibihugu by'i Burayi leta inahemba abapadiri cyane, naho twebwe kiliziya za kiliziya nibo bazubaka, leta irazubaka, jo pasteur irazubaka. Niko bimeze. Abapadiri b'abashuti bacu numva ko babitubwiye. Leta yacu rero yo ifite umufatanyabikorwa witwa kiliziya, bagomba gufatanya nyine ibyo byose bakabinoza, kandi bizera ko bitagoye cyane. Reka iyi topic tuyigarukiriza aha ngaha, ntabwo twayirangiza, ni byinshi tuzagenda tubigarukaho, byinshi tuzagenda tubisesengura, tunabibwira ndetse abadukurikira. Ubutaha wenda tuzareba ubundi uruhare rwa kiliziya mu iterambere ry'igihugu, tutanarebye n'u Rwanda, turebye n'ahandi ubundi ni uruhe ruhare. Icyo ngicyo tuzakigarukaho ubutaha, tuzakibabwira ubutaha. Nonaha turi gusoza wenda ikiganiro cyacu, ntabwo wangendana nubwo tuvuze ku bintu bya kiliziya cyane, ariko ntabwo wangendana utambwiye kuri ibaruwa nabwo iherutse gusohoka n'ubundi ya RGB. Hari umupasiteri kazi cyangwa se ufite minisiteri ivugabutumwa, ufite minisiteri yitwa Grace Room. Iyo twabibonye ku matwitter, tubona ko RGB yabahagaritse. Ntabwo ndi bugusabe kubivugaho byinshi, ariko turi gusoza ikiganiro cyacu, kuko tuzagenda tugira ubusesenguzi nk'ubwo bwose tuzajya tuburebaho. Ubundi uriya muntu ndibuka ni umwe mu bapasiteri nabashije kubona bakoze ibitaramo bakuzuza arena. BK Arena ikuzura, warabibonye, ndizera amavideo n'amafoto wagiye ubibona. Ese noneho numva ngarabatiza, numvise ibindi bitangazamakuru bisesengura bivuga ko uriya ntago ari ibitangazamakuru, ibitangazamakuru byamuvuzeho byinshi, ariko hari umupasiteri w'inshuti yanjye twaraganiriye, ambwira ko ntandukanyiriza church na ministeri. Uriya Julienne, Grace Room ntabwo ari church, ahubwo Grace Room ni ministeri. Imikorere ya ministeri n'imikorere ya church aho bitandukaniye, yabimbwiye, ariko ntabwo ndaba satisfait neza ku buryo twabisesengura hano, ariko wenda tuzagira umwanya wabyo babizi cyane. None ihagarikwa ry'iriya ministeri yiwe, hari ababivuga ngo ry'iriya church ntabwo ari church, ahubwo ni ministeri. Ahubwo tuzashaka itandukaniro. Ahubwo wowe waribonye ute, niba hari icyo bizi? Ntabwo iyo Grace Room nabikurikiranaga cyane, ariko nyuma y'ibitaramo byo muri Arena nabonaga abantu bagiye bambaye imyeru gusa. Naje gushakisha ngo ndebe se biriya bintu dokwa research ni ibiki. Ndambaza abantu bati abantu baba bagiye gusenga, kuvuga amashimwe, abantu barakira indwara, abantu baragira gute. Ibona nyine gutyo nk'uko n'ahandi mu macaces byumva ngo bakiza indwara. Ariko hari umuntu umwe tuziranye w'umurokore cyane, yambwiye ngo ajya akunda kumva inyigisho ze, gukurikira inyigisho ze zabaye cyangwa ziri kuba live, yaje abantu bashimira Imana, abantu bakize bagize gute, bibona muri wa murongo leta nyine irimo.
wo gukora ibintu biri kuri gahunda, iri kurwanya ibintu by'ubutubuzi byadutse. Ntabwo ngiye kuvuga ko ari umutubuzi, ariko byose nyine uragikemanga iyo ushaka kugira icyo ugeraho. Ushaka kurwanya ubutubuzi, kemanga n'ibindi byose bifite aho bihuriye nabyo. Iyo umuntu aje kuvuga ngo arakiza indwara, kandi twarumvise ko hari abantu basezerana n'umuntu bakajya inama, akavuga ati wowe uzaze baguhetse mu ngobyi cyangwa uzaze wicunga mu kagare, nitumara kugusengera uhaguruke. Babaza abandi bantu bamuzi bagasanga yari muzima, yari umuntu usanzwe agenda, yari yabyigize. Gutuburira abantu nyine babone ko wakijije abantu, haza abantu benshi baguha amafaranga. Ntabwo we ndi kumushinja, ariko wenda wasanga leta ari byo igira ngo ibanze igenzure, ko nabonye mu ibaruwa baravuga ngo yakoraga ibyo atemerewe gukora. Ibyo minisiteri ishinzwe yongeyeho ibindi bidahuye hari ibyo yiyongeyeho, yongereye bitandukanye n'ibiri muri stati yiwe. Vuga ngo buriya umuntu ukora minisiteri hari stati aba yaratanze mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyangwa mu miryango itegamiye kuri leta, ama NGO, hari stati zibagenga aba yatanze. Bivuga ngo bashobora kuba bararebye neza bagasanga yaratandukiriye, hari ibitari muri stati yiwe wenda asigaye akora. Umuntu wese nyine ufite ibyo biri muri stati yawe. Kiliziya muri stati yayo harimo gufasha kuzahura imbaga y'Imana, bavuga ngo iki nibagiye terime bakoresha, gukenura ubushyo bw'Imana. Harimo n'ibikorwa by'amajyambere, amashuri, amavuriro. Ariko Kiliziya nizajya gushinga umutwe wa gisirikare, icyo gihe bazayihagarika, izabikoze ibitari mu nshingano zayo. Leta rero ibiraho ngo ireberere nyine abaturage batazashyirwa mu bintu bitari bigamijwe, bitari bikwiye kujyamo. Nkekeza ko ari bwo buryo RGB yafashe icyo cyemezo. Buriya yaragenzuye, hanyuma iravuga iti tutagaruriye hafi byazagera kure. Wenda hari igihe bazasanga ibyo bavuga byiyongereho atarabikoze, cyangwa bakababwira ati noneho ndabiretse ngiye gukora ibyo nsanzwe nkora, bakongera bakamufungurira. Numva ari kugira uburyo bwa regulation nyine. Ibyo tubona ikigaragara ni uko ashobora kuzongera agafungurirwa mu gihe ashobora kuba wenda yarakosoye ibyo bamubwiye, byanze bikunze bazamufungura, kuko n'ubundi bari baramwemereye babona ibyo agiye gukora bifite akamaro. Byose biba ari bifite akamaro abaturage. Ntabwo leta yakwemerera gukora atari ibintu bifite akamaro. Rero nibabona igihe kigeze baramubwiye turagusaba ibi ngibi bireke, bazamufungurira yemeze ko bagiye gukora ibyo yasabye. Yves Leonce Abayisenga, turagushimiye. Akoze cyane, nanjye nishimiye kuba naganiriye namwe, ndetse n'abatari baherutse kumbona kuri kamera cyangwa kunyumva, nabo turongeye turabona. Ndizera ko abenshi twari dusanzwe tuziranye bazakurikira iki kiganiro. Hari ibiganiro byinshi wagenda gutanga, reka mbizeze ko uyu ari wo mwanya wo kongera kukubona, ndetse noneho bakakubona kuri kamera, apana kuri radiyo gusa. Ahangaha kuri Ejo Heza Show bazagenda bakubona kenshi, ndetse nk'uko bagukundaga bakomeze badukunde. Bakora iki harya buriya babyita subscribe ariko na like, gukunda icyo kiganiro no kugisangiza abandi kugira ngo ibyo bumvise babigeze ku bandi. Rero ibyo turabibizeje kandi tuzabagezaho byinshi byiza. Yves Leonce ni inararibonye muri media cyangwa se mu itangazamakuru. Hari byinshi azabagezaho, cyane nk'umuntu ubikora, akabikora ari umukristo kandi akaba asobanukiwe n'ubuzima bundi bwo hanze bisanzwe. Turagushimiye rero, ubwo naho utaha tuzongera duhure n'ubundi duhurira ahangaha dufite ibyo tugiye kubwira inshuti abadukurikira batandukanye. Nanjye ndabashimiye cyane, dukurikiye. Amahoro abe kuri we. Murakoze cyane.